mukurikiranye One Nation Radio ijwi rya Abanyarwanda ivugira hano muri Amerika. Tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro kirambuye Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Mr. Francis Kaboneka yagiranye na One Nation Radio kubireba n'iyego ry'abayobozi b'inzego z'ibanze muri iyi minsi yaje rivugwa hato na hato mu Rwanda. Cyambere abayobozi b'inzego z'ibanze bashyirwaho baturwa n'abaturage bagashyira uburenganzira n'abaturage kubakorera. Abo baturage rero bafite inshingano zo kubabaza ibyo bakora. Iyo babyujuje ubwo abaturage barabashima. Iyo batabyujuje bafite uburenganzira bwo kubibabaza cyane babinyujije mu babahagarariye abajyanama. Icya kabiri n'umuwatowe n'abafite uburenganzira bashobora kugeza hagati akavuga ati mbonye umwanya wundi uruta uyu nguyu, ndabona wenda ibyo nakoraga ntagishoboye kubisoza neza, aho kugira ngo mpemuke cyangwa ntume n'ibintu bitakorwa uko bikwiye kugenda agahitamo kugenda. Ashobora kubona izindi nshingano ahawe cyangwa we yiboneye ku giti cye. Ibyo byose birashoboka. Yewe no mu itegeko biranateganya ashobora gupfa. Iyo apfuye arasimburwa cyangwa se agakurikiza izo nzira zose mvuze. Ashobora no kwirukana yananiwe gukora inshingano ze. So mu itegeko rero ry'imiyoborere myiza cyangwa ry'imitegekere y'igihugu rifite uburyo riteganya uko umuyobozi w'akarere n'abamwungirije bajyaho. Icya mbere arabanza akiyamamaza. Yiyamamaza mu murenge agatorwa n'abaturage bose b'uwo murenge. Hari abavuga ngo nta natorwa aratorwa, nagira ngo ibingiye nabyo bibanze bisobanurwe. Iyo amaze gutorwa ni ukuvuga ngo akarere gashobora kuba gafite imirenge 15. Buri murenge utora umujyanama wabo uwuhagararira mu nama njyanama y'akarere. Abo bantu batowe rero muri iyo mirenge 15 barazamuka bagahurira ku rwego rw'akarere. Iyo bahuye ku rwego rw'akarere biyongeramo abantu bahagarariye inzego z'urubyiruko 3, hakiyongeramo abahagarariye abagore 30%, hakiyongeraho iyo inteko rusange y'akarere, ikiyongeraho abaturutse mu mirenge, ndetse hakiyongeraho n'abaturutse mu tugari. So abo ngabo rero bose iyo bagiye hamwe nibo batora umuyobozi w'akarere n'abayobozi b'akarere bungirije ko ari babiri. Iyo niyo njyanama. Niyo nteko rusange ya njyanama. Iyo nteko rusange rero nkuko nabivuze turuka hasi ikazamuka, irimo abahagarariye imirenge, irimo abo tugari, irimo n'abajyanama bahagarariye imirenge. Mfashe urugero 15 ku karere gafite imirenge 15, hiyongeyeho abagore n'urubyiruko, hakiyongeraho n'abacuruzi, abahagarariye abacuruzi, abahagarariye private sector, hakiyongeraho ndetse n'abahagarariye abafite ubumuga. Ni ukuvuga ngo za nzego zose bya byiciro byose by'abanyarwanda nibyo bihura bikitoramo umuyobozi w'akarere, bakamuha inshingano zo kuyobora akarere cyangwa zo kungiriza umuyobozi w'akarere. Icyo gihe abafite izo nshingano zo gukora akazi ka buri munsi yahawe n'abaturage. Ashobora rero kubakorera neza bakamushima, ashobora kutabakorera neza bakamugaya, ashobora kugera aho ngaho akavuga ati jewe narakoze aho ngejeje ndumva ikintu cyanjye ngishoje nshatse narekeraho, cyangwa se nkuko navuze ibindi uburenganzira. So ibi rero byo kuba begura ntabwo ari igitangaza. Ikibazo cyakabaye ko umuntu atorwa akagera muri uwo mwanya none hakigira kamara ntashake no kuvamo. Icyo nicyo cyakabaye ikibazo. So kuba rero bashobora kugera aho bavamo, bamwe bavuyemo muri abangaba bavuyemo babonye izindi nshingano, hari abavuyemo baravuga bati twebwe turumva aho tugejeje hahagije reka duhe umwanya n'abandi. Hari abavuyemo za njyanama zibahagaritse zibirukanye kubera bananiwe gukora.
urumva ingufu z'abaturage zoroshye, ingufu z'abaturage nizo zibiri inyuma, ingufu za njyanama nizo zibiri inyuma. Hari abo beguje koko no muri aba beguye muri iki gihe, hari abo beguje kubera bananiwe gukora akazi, hari abo beguje kubera bari mu matiku, aho kugira ngo bakore bakirirwa bari mu barwana hagati yabo bari za conflict. Abo ngabo njyanama ikagera aho ngabo wenda yarabihanganiye, yarabagiriye inama, igafata icyemezo ikabika. Ntabwo ari igihe kimwe. Njyano turere wenda cyetse turere nka tubiri nibyo bisa nkaho byabereye kimwe, ariko ubundi ntabwo byabereye igihe kimwe. Icya kabiri wenda mufashe nko ku bayobozi b'uturere cyangwa za komite z'uturere, niba ubyibuka abajyanama bari bavuye mu mwiherero wabo. Nyuma y'umwiherero w'abayobozi b'igihugu habaye umwiherero w'abayobozi b'inzego z'ibanze nk'uko bisanzwe. Muri uwo mwiherero rero batangiye gusubira inyuma no kurora nyuma y'imyaka aba bayobozi batowe n'ibiki bakorwa. Mu mahugurwa beretswe inshingano zabo uko bakwiye gukora inshingano. Bamwe rero bavuye aho ngaho bamaze kuzisobanukirwa neza, bafite n'ibyo bibazo babonaga, batangira kugenda bagakurikirana akarere, bajya mu baturage, bajya mu mishinga. Aho basangaga rero hari ibibazo, bamwe nibo bafashe ibyo byemezo, cyane cyane iyo abayobozi cyangwa nyobozi yananirwaga kubisobanura kandi babifitiye ibimenyetso. Icya kabiri, buri mwaka ubu ngubu turi muri raporo ya Auditeur General. Iyo raporo n'ubu ngaho tuvugira hari inzego z'ibanze zitaba inteko, iriya komisiyo y'inteko ya PAC. Hari abari bamaze imyaka 2 bayitaba. Iyo bayitabye bahamagara babayobozi b'uturere, bagahamagara abatekinisiye, bagahamagara na njyanama, biro ya njyanama, bakabarizwa hariya. Hari abari rero bamaze iminsi babazwa imyaka 2 yikurikirana, none babona iki gihe kigeze bari busubire muri komisiyo y'inteko ibabaza ibyo biyemeje, aho babigeze babishyira mu bikorwa. Bakavuga batoya ko twumvikanye ibi, hari recommandation zihari, tukaba twarabajijwe umwaka ushize, tukavayo twemereye inteko tutibingiye tugiye kubikosora, tugiye kubikora, tukaba tubona bigihari. Tumaze kubazwa kabiri, ubu tugiye kubazwa bwa gatatu. Bakavuga batoya aho bigeze murananiranye nimugende, reka tuzabazwa bwa gatatu, ariko tunerekana ko abagombaga kubishyira mu bikorwa badutengushye, ariko twabafatiye ibyemezo twabahagaritse. Harimo rero ibintu bitandukanye byatumye wenda bishobora kuba iki gihe. Ibyo wavugaga bya bagitifu na butugari, ibyo ngibyo buri abagitifu butugari bona ntabwo ari abanyapolitiki, abakozi ba leta. Mu bakozi ba leta wenda wari umunyamakuru muri umukozi wa leta, ariko abakozi ba leta buri mwaka bagira amanota, barabakota, bakerekana uko wakoze. Birashoboka ko bashobora kugukota bagasanga warakoze nabi, bakaba wagenda. Kugira ngo wenda ku batabizi nababwira yuko uko igihugu giteye n'imiyoborere yacyo, dufite guverinoma cyangwa guverinoma centrale ku rwego rw'igihugu, ministry cyangwa ministers na ministries bafite inshingano. Muri za ministeri bategura policy, ishyirwa mu bikorwa rya policy bigakorwa n'inzego z'ibanze. Wavuga yuko inzego z'ibanze nizo zishyira mu bikorwa gahunda ya leta yose, policy zose. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, sinaba inzego z'ibanze gusa. Mu Rwanda kuba umuyobozi ugomba kwemera ko ugomba gukora. Kuba umuyobozi si ugukina, si ukujya aho ngaho ngo uryohe wishime, kuko kuba umuyobozi muri iki gihugu icyo bivuze ni ukuvuga ngo ufite inshingano zo gukorera abaturage n'igihugu muri rusange. Ibyo rero bisaba gukora. Kwansanga hari abantu bakivuga ko mu Rwanda rufite abana badafite isuku, rufite ababyeyi batita ku nshingano z'abana babo. Iki kibazo namwe murakibona cyane muri ministeri?
ya kirahari turimo turagerageza kubikora ni ikibazo cy'amateka njya dusubiye mu mateka y'iki gihugu usibye n'abana wenda muri iki gihe turavuga abana ariko mbere twagiraga n'abaturage badafite isuku abaturage batambaraga inkweto abaturage batakarabaga rero ni process turagenda duhindura buhoro buhoro uyu munsi abo bana koko turabafite bagifite isuku nke bituruka kuri abo babyeyi babo n'imyumvire yabo n'abayobozi wenda batabakurikirana ariko hari impinduka kandi ikibazo turakizi kiri muri gahunda kiri mu mihigo ku buryo tugenda duhangana nacyo kugira ngo gishobore gukemuka ariko si ikivutse uyu munsi ahubwo uyu munsi icyo nabwira abanyarwanda n'abatwumva bari hanze hari impinduka nibura zirimo ziba turakorana hari diaspora bajya baza ahangaha bafite gahunda zitandukanye tukicarana nabo bakatubwira icyo bifuza gukora bijyanye n'icyo bifuza cyangwa umushinga bafite tukaba twabagira inama y'akarere cyangwa ahantu bajya gukorera uwo mushinga hari abaza rero bajya mu bikorwa by'imibereho myiza tukabahuza n'uturere hari abarimo bakorana n'uturere direct bitakinyuza ahangaha hari abo twagiye tubwira amahirwe ari mu turere bashobora gushora n'intara bashaka gushora so ababisabye twarabibahaye n'abataraza babyifuza twabaha ikaze bakaza hari byinshi hari amahirwe menshi bashobora gukorera mu turere cyangwa mu gihugu bigatuma nabo bagira imibereho myiza ariko bakagira n'uruhare rwo kubaka cyangwa gutanga umusanzu wabo mu kubaka igihugu cyabo hari ingengo harimo ibintu bibiri hari abanga kubyemera kubera atari uko batabizi cyangwa batabyemera ariko babyanga kubera gusa bumva bagomba kubyanga abo ngabo ubwo ni igice kimwe hari igice kindi duhereye kuri aba babyanga bazi n'ukuri ariko bakabyanga kubera gusa bashaka kubyanga no gusebya bahura nabo na babandi batazi u Rwanda cyangwa badaheruka mu Rwanda cyangwa batavukiye mu Rwanda noneho babandi bo bashaka gusebya no kuvuga ko nta gikorwa bakabiherera bakababwira ibyo bashaka kubera nta yandi makuru bafite ntacyo bazi bakemera bya bindi bariya bababwiye icyo ni igice cya kabiri icya gatatu wenda navuga hari ababizi ariko wenda badafite n'uburyo cyangwa n'ubushake bwo kuba abana bisobanura ariko kuri guhari nuko turagera aho dushaka kujya ariko hari ibikorwa bigaragaza ko hari iterambere hari ibyahindutse giye mu bikorwa remezo hari ibyo utahakana intange urugero ubu mvuze ngo uyu munsi abatari bazi ko ushobora kuva Rusizi mu masaha 2 ukaba utashye Rubavu ubimubwiye ntari bubyemere utabizi kubera ko atabizi ariko ibyo birahari nturi bubikure uvuze ngo uyu munsi kuva ku cyahoze ari Kibuye uyu munsi cyitwa Karongi uzi Kigali byamaraga umunsi wose uyu munsi umuntu arahagendera amasaha 2 hari uri bubyange abizi hari n'uri bubyange kubera atabizi uvuze ngo uyu munsi kafata ababaye muri uyu mujyi wa Kigali kafata Gikondo bazi Gikondo kera uko yari imeze uyu munsi imeze ite ufate Kicukiro ujye Bugesera kujyayo byafataga amasaha ngaho uyu munsi hameze hate n'ibindi bikorwa bitandukanye ni nk'uko utari buvuge ngo Rwanda Air yagiye mu Buhinde yagiye Dubai ngo bihakane ngo ntago yagiyeyo kandi hari rimwe ijyayo cyangwa yagiye muri Amerika cyangwa igiye kujya muri Amerika cyangwa igiye kujya muri China cyangwa irajya muri West Africa yose nubwo wabyanga ariko kuri ko kurahari kurigaragaza so ngirango rero icyakorwa ni ukuvuga ngo buri munyarwanda afite kugira ishema ryo kuba umunyarwanda no kwishimira iby'igihugu cye kigezeho utabishaka
ni inshingano zacu kubimubwira ariko ntabwo ari budutesha umwanya twe turakomeza urugendo rw'iterambere cyo nakangurira abanyarwanda babyifuza bumva bafite ishema nuko nabo baza muri uwo murongo aho gukomeza kunenga kubakwa ni kwiza ariko kunenga kubera gusa ushaka kunenga udashaka kumva ibyo byaba ari uguta umwanya nenga wubaka nenga ukosora ibyo biremewe ariko ugamije kubaka